banyita Claudine Utuje Mwangachuchu, nkaba ndi makeup artist, nsiga abakobwa n'abagore byerekeye maquillage. Ndatanga ibintu bya makeup mu buryo buri professional, mfite imyaka 12. Hari company nakoragamo bagushaga ibintu byerekeye ubwiza, cosmetics, bagushaga maquillage, ibintu byo kwita ku ruhu n'ibiki, niho natangiye kubijyamo cyane. Ariko kuva kera nkiri umwana narabikundaga, nabonaga umuntu ubyisize nkumva ni byiza cyane. Ni business umuntu yakora kandi ikamuteza imbere. Ubu ngubu hasigaye harabaye isoko, nta muntu ukikora ubukwe ngo ntisige ngo ase neza. Makeup isigaye ari ikintu gihabwa agaciro, nubwo imyaka 10 ishize ibyo ntabwo byafatwaga gutyo, wabonaga nta muntu ubyitayeho, ariko ubu ngubu ni ikintu gisigaye kitwaho. Mbese ubu ngubu abantu basigaye bumva ko basa neza. So makeup isigaye ari ikintu kirimo amafaranga umuntu ashobora gushoramo pe. Hari abantu bafite image mbi kuri maquillage, hari abantu batekereza maquillage bakumva ko uhita uhinduka ugahita uba mubi. Yego, ibyo ndabyemera, kuko hari abantu bisiga ukabona ntabwo bari kwisiga mu buryo bibabera, nk'ukuntu hari ibara ushaka kwambara ukabona rirakubihiye ukavuga ibara ry'umutuku ntabwo rimbera. Iyo ni example ndi gutanga. Maquillage igihe isiganywe ubuhanga kandi ikaba ijyanye n'umuntu n'uruhu rwe n'ukuntu yambaye, biramubera. Kuko hari na maquillage ushaka gusiga umuntu ntamenye ko yisize maquillage. So umuntu ufite iyo mentality yo kumva ko maquillage ari mbi, ubwo nuko aba yaragize izo image mbi, cyangwa akaba yarabonye umuntu wisize nabi, cyangwa se umuntu basize bakamusiga ibintu bitamujyanye. Kuko burya maquillage ugiye wisize, washiraho byinshi washiraho bikeya, igihe bikubereye bikajyana n'ukuntu face yawe igiye na skin yawe, biba byiza, birakubera. Inama namugira yagerageza nawe akabireba akavuga reka ngerageze kwimakiya, cyangwa se akatugana abantu bari professional tukagerageza kumakiya, noneho akajya avuga niba bikunze cyangwa atabikunze. Nkatwe tuba dufite ijisho riri artistic, hari ubona nk'umuntu ukavuga uyu muntu anyemere nkamusiga uko mbyifuza, byaba byiza cyane. Ariko hari n'undi ushaka kuza utaratangiye kumukora ngo njye sinkunda maquillage, kavuga okay, ibyo byo kusiga simbishaka, ndashaka bikeya. Ukavuga okay, deja uba wumvise deja umukiriya aza mu ntebe yanjye namaze kumva icyo ashaka. Niyo ashaka kubwira ngo ntabwo nshaka maquillage itagaragara, cyangwa ntabwo nshaka kwimakiya ngo abantu bandebe cyangwa se mbabyumva. Ariko ikibazo kenshi kikunze kuba nk'umuntu ari kulimita, ibi simbishaka. Kandi ngiye nk'umu artist mbadesha nabonye produit iri fine, nkubona nkabona ukuntu uri buberwe n'ibiki. So hari igihe nyine uhura n'inzira nzitizi, ariko ukagerageza gukomeza nyine ubuzima. Cyangwa se ukamusiga akagenda akavuga ngo wamusize byinshi, cyangwa se akakubwira ngo wamusize bikeya. Hari nk'abantu ubona batabyisiga, ukavuga uyu nguyu umusize gutya na gutya na gutya. Hari n'igihe ureba n'amabara ukavuga iri bara ryamubera, ku munwa umuntu amushyiraho akantu kari simple kamubera gutyo, urabimenye ukabibona. So yes, iba ari icyifuzo cyo kumva ko umuntu yakunda ibintu ukora akanabikoresha bien sûr. Not only bigaragaza ubwiza bwe, na mood irahinduka. Hari igihe mbabaye cyangwa se ndakaye cyangwa se mfite stress, ukabona ndasa nabi, najya muri toilette nkimakiya, nkasohoka byagabanutse, nkumva n'ukuntu waba uri muri mood mbi cyangwa se utishimye cyangwa iki, ukagenda muri none ukambara neza. Deja uhita uhindura ya mindset ufite. N'abantu ngiye bakundi kavuga wow, wambaye neza, kwambaye neza ugiye hehe, birahindura ya nani yawe urimo. Ariko kubyerekeye abantu bashaka ko mbigisha, icyo kintu cyakomeje kunzaho, abantu bakanyandikira akavuga turashaka ko utwigisha. N'abantu bari simple badashaka kujya muri business gusa, akavuga ngewe ndashaka kujya nsa neza, urumva. Gusa nagize ikibazo cyo kutamenya uburyo nzabikora. Havuga hari ushaka kuzana ibintu bya makeya, cyangwa se akazana amabara atamubereye, cyangwa se
burya buri muntu wese aba afite ibara rimubera kuri poye. So nkavuga se nzabigenza gute, so ndakiga kuri iyo projet uburyo nshobora kuzajya nigisha abantu, ariko muri iyo sense nkajya nzana package nkavuga uyu muntu ni igikara cyangwa se uyu muntu ni inzobe, muzaniye ibingibi, muzaniye iby'ibanze, then tugatangira aho ngaho twabanje tukaganira. Ariko icyo ni ikintu ndi kwiga, mu minsi iri imbere nzabishira ku rubuga cyangwa se kuri my page mvuge ndi gutanga nka classes, ariko ubu ngubu ntabwo ndacyabyigaho uburyo nabikora. So ubu ngubu habayeho ikoranabuhanga, social media, kenshi ushobora gutayipinga, ushobora gukora hashtag ukavuga Kigali makeupartist ukatubona, ushobora kugolinga Claudine Utuje Mwangachuchu, mfite Instagram pages, hari ya Fashion Freak 23, iyo ni personal page yanjye, nkagira n'indi ya business yanjye yitwa Blush Beauty Bar by Claudine, nayo ni page yanjye, ashaka kujya hariya akanyandikira akambwira. Kenshi na benshi hari igihe banyandikira gutyo, tukaba hariho dupanga gahunda zacu, cyangwa se bakanyemelinga, cyangwa se bakampamagara ko na telefone zanjye ziba zihari. Uwunshaka ntabwo yambura rwose. Nkize nkumva ko ikibazo cy'amafaranga kitariho n'ibiki, niba nakomeza, yes nakomeza, kuko ni ibintu nkunda, ni ibintu binshimisha, ni ibintu biri muri njyewe. Kandi yego tuzageraho umuntu akure, agire izindi responsibilities, agire ama responsibility menshi n'ibiki, usange ntari focused cyane kuri iyo nani. Gusa mba numva ko umunsi nugera nzakora line yanjye, ibintu makiyaje zanjye nkajya nzigurisha, tuvuge nshobora no kugira aba makeup artist ba representinga company yanjye. Ibyo byose ndabitekereza, ariko ndabikunda, ndumva nzakomeza tu nshobora kutakora nk'ukuntu nkora ubu ngubu, ariko ko kujya muri studio yanjye abantu bake bakaza nkabamakiya, nzakomeza njye numva mbikunze, ni ikintu nkunda pe. Byo makeup igenda hinduka buri mwaka, uburyo twimakiyaga mu myaka ishize suko turimo turimakiya muri iyi minsi, makeup ihora ihinduka. So nanjye yego nzabihindura, hari ibindi ngiye kuzana mu Rwanda byitwa permanent makeup, mbese ni makiyaje wisiga ikagugumaho, tuvuge nk'ingohe, nka eyeliner, akantu k'umukara hano n'iminwa, bishobora kumara nk'imyaka 2 imyaka 3 bitavaho, kuko benshi muri iyi minsi dusigaye dukora tukabyuka kare, ukuga mu maso gusa ukatugenda kandi ugahora usa neza. So ibyo ni ibintu nshaka kuzana vuba cyane mu Rwanda, makeup iri permanent. Yego nabiro nzabikomeza, ibyo kumakiya abageni umunsi warangira ukabyuka ukabivanaho, ariko ndashaka no kuzana permanent makeup, makiyaje iri igumaho imyaka 2 cyangwa imyaka 3 bitewe n'uruhu rw'umuntu ukuntu rumeze. Ibintu bitanu by'ibanze ntuye muntu ni foundation ikora po, nubwo waba usa gute ikora neza, uhita usa neza. Cya kabiri ni tilo yani ukora ingohe. Cya gatatu ni eyeliner, kano kantu kaka eyeliner gatuma amaso avayo. Cya kane ni lipstick cyangwa label, cyo ni tegeko. Ikindi ni hagati ya poudre cyangwa se mascara, nibyo. Ngeze hano kubera abafans mfite, ngeze hano kubera abantu bakunda style cyangwa se bakunda uburyo makiya, abo bose ndabashima. Nzi abantu benshi bakomeza insista kavuga utatumakiye nta wundi. Hari abandi babukinga abandi ba makeup artist akavuga oya ayo mafaranga ngo bayasigire ni wowe dushaka. Bari bose ndabashima cyane, kuko nibo batuma aho ndi, mbese nibo bampaye courage, nibo bakomeza kunsunika, nibo batuma mbyuka nkishima, nibo bampa courage. Burya gukora ikintu kagira umuntu utabigushimira ngo cyangwa se ubone ko pe ababikunze biguca intege, kuko hari n'igihe ushaka gutaha ugasanga nk'umuntu ntabwo yakunze style yawe cyangwa se
yari afite stress, iyo stress ayigushizeho nk'umu makeup artist ugataha ukumva ntabwo wishimye, ariko nk'ejo akaguhamagara akubwira amafoto yanjye yarasohotse neza, umugabo wanjye yarabikunze, famille yose yakunze maquillage, biriya bikampa courage no kuba abantu benshi mbona biterwa n'abantu bakora reference cyangwa se bandangira niba ari navuga ngo bandangira abandi bakiriya, bara bose ndabashima n'ukuri, Imana ijye ibaha umugisha pe, nibo batuma nkomeza. Hari igihe mpurana n'umuntu ntabwo makeup, iyo service ya makeup ntabwo ari service isanzwe, n'ukuntu wajya mu bukwe uri umutetsi bakagustressa bakagutuka, ntabwo wafata igihe kugira ngo bitahane, ntibishoboka kuko so ahubwo yes hari igihe bimbaho ugasanga umuntu ari kunstressa, wiciraho bino ntabyo nshaka, ntabwo nzi iyo kure kavuga ndi makeup artist, nzi ibyo ndi gukora, reka nkumakiye, nutabikunda ubihanagure, ariko umenye ko wanyishyuriye ayo mafaranga urayampa byanze bikunze. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri ni uko ukeneye kumakinga tone yawe ikeneye kuba iri professional kandi ikaba iri strict, ntumubwire nabi ariko amenye ko ntabwo uri umuntu bakinisha cyangwa gutya. Yego uri umukiriya wanjye uranyishyura, so nkeneye guha service ushaka, ariko nanjye mu mwanya wanjye bikore kuko ibyo nkora ndabikunda. Nubwo ya stressa gute igihe ndi kumakiya mba ngishimira, aho gumbangamira ni wa wundi ukomeza kumbuza yawe nsika ibingibi nkora ibingibi, nta nuko urireba, nta nuko ndarangiza. So mwene ngo mba strict, nkamubwira ufite two choice cyangwa ufite amanani atatu, either urarindira ngurangize tubikosore ibyo utashaka, cyangwa se sindi bukumakiye ndafata undi muntu kuko mfite abakiriya benshi, ntabwo ndi bugufate gikorere, cyangwa se gutese, cyangwa se reka dukorane, cyangwa se isigaranye gufashe kwisiga, cyangwa ariko ugerageza kumushira à l'aise kuko nuguha amafaranga, so ukeneye kumuha mood. Ariko uku wa gatatu igihe mubye trust me nizera, ndabona deja mse ngumva ukuntu maquillage ushaka kunimeze, nizera kigukorere urabibona. Ariko umuntu uje akakubwira Claudine ndakwizeye nk'umu makeup artist nkora mwiza, uwo nguwo no mu mafoto niwo usa neza kurenza abandi kuko aba yakwizeye, nta limit nimwe aguha ngo kandi we kuba umubona ubona ibyamubera. So uwo nguwo umuntu umeze gutya akubwira nkora uko ubishaka, uri araturyohera cyane pe. Ngewe sasa abantu bamaze kumenya uwishyura mbere niwe mpa priority, uko nikomeze. So niba unyishyuye amafaranga mbere ukambwira aya matariki 5, ubwo ngewe iyo matariki 5 ndabukinga. Niba umbwiye ngo ni saa 6 ni saa 6, uwundi umpamagaye ndamubwira ntabwo ndi free saa 6, ndaba free tuvuge saa 10 cyangwa saa 9, cyangwa se mbere ya saa 6 ndaba mpari, ugatoranyamo. Hari n'igihe yego ubu ngubu hari abantu muba mukorana cyangwa se mushaka guhahurira, ukabona kuna amakiya ukavuga okay ureke umuntu mukore recommendation. So yego nanjye hari n'abandi bashaka kubyira, mfite abantu benshi cyane ntabwo ndi warangize ngo inufashe. So kenshi harabo nyohereza ariko nka bakitirwa ko ari ngiye wabohereje. Hari periode ya guma ngira ngo nakoze abantu nko kuri guma nakoze abantu 15, mvuye ku bandi nk'8, ubwo ni bangahe 23 shira nk'abandi 4 nka 30. Gusa hari igihe bagira pe ugasanga mu gitondo kare mfite nk'abantu 8 cyangwa 10, ahandi ukaba ufite 8 na nimugoroba ukafite nk'abantu 8 cyangwa abantu 10. Hariya bisaba ngo ube strict cyane ku masaha, amasaba kubyiye nayo ngaho. Niwe wabyiye ngo kwa kuna kubyiye, niba ari umuntu ufite flex, niba ari kukubwira ngo bafite ubukwe saa 4 ubwo saa 12 cyangwa ukene kuba hari utangiye kuba makiyo ukabarangiza, kuko ufite abantu benshi cyane kandi hari n'abantu bakubwira abo bandi uri kuvuga ntabo nshaka, ni wowe nshaka, ukagerageza nyine kubikora gutyo. Ariko hari igihe
nko mu biro bihe mu gihe cy'izuba no muri December baba ari benshi cyane pe. Ngewe kuvunika se hari icyo bimbyiye mfa kuko abo benshi nkorera nibo bampa amafaranga menshi, so ngewe ndeba target nkavuga nubwo bari 20 kandi ndamakiye 20 ndishima kuko mba ninjijemo amafaranga afatika, ariko abantu badantera stress ni nk'abantu 6-8 bakambwira ngo dufite 6-8 uze kumaki bariya kuri njye mba numva mpa n'abantu bagahunda nkambye turamwana mu kanya ariko gihe abantu ari 15 hariya mfite stress banuva kameme ndavunika 15 ariko igihe ari iminsi nkora cyane nabo numva atari benshi. Mwakoze cyane kuba mwandukurikiranye namwe mwaje kuduha interview, ubwo naho butaha, bye.